bwiza uko bwanditse na Yohana igice cya 21 n'umurongo wa 5 n'uwo dusoma wonyine. 21 ubutumwa bwa Yohana umurongo wa 5. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko amafi yari menshi. Amen. Amen. Nanone dusoreza hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 n'umurongo wa 18. 28 n'umurongo wa 18. 28 no 18. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati muhawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende mu mahanga muhindure abantu bo mu mahanga yose abigisha, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Amen. Amen. Tunezerewe muri iki gitondo, abandi nimugoroba. Bavuze ngo Imana yacu ishimwe kuko twongeye kugaruka. Tugiriye neza, ubushake si ububasha, ahubwo ni ugukunda kw'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riza ritubwira neza, rikavuga ngo muze mukora byose byiza bishimwa, ariko ngo nimugera imbere y'Imana ngo muce bugufi muvuge ngo turi abagaragu b'imburamumaro. Ngo rero iyo tuje ntabwo ari imbaraga zacu, turi abantu boroheje, ariko Imana igakunda ngo twegere. Mu by'ukuri si izo gushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana ishimwe. Amen. Ndashimira imirimo yose yakorewe aha hantu, nanezerewe. Ndashimira ku baturirimbiye, ndashima n'uvuye kudusengera. Mwebwe mwese Imana ibaha umugisha. Amen. Ndashimira iki giterane cyacu cya buri munsi cyaha, irihishurirwa rikomeye riza rintangaza. Inyito zazivuga ngo kiriya gitabo cyakozwe n'intumwa ngo kikigira konklusiyo, ngo boga umukandika ibyoza byose ukagumukandika ni nkaho kitagizeho gihekera. Mu by'ukuri ndagira ngo mu mateka n'ibi bintu byo kwandikwamo, kuko nihishurirwa Imana yatugiriye neza. Imana ishimwe. Amen. Ndashimira Imana ko twabyisanzemo. Birashoboka ko byohishurwa ntitubyisangemo. Kuba rero twarabyisanzemo, dushimiye Imana. Amen. Imana ibaye umunsi ugira kabiri ngo nongere kuba imbere y'ubwoko bwayo ngabura ijambo ryayo. Aya magambo ndiyoroshe yari ayo kuvugwa n'abamarayika, yari ayo kuvugwa n'abami n'izindi ngabo zo mu isi n'abandi bo mu isi bakomeye. Ariko Data kuko ari umutunzi w'imbabazi, azagirira bose neza, uwo yizera wese aramwegera. Twatangiye tuvuga kuko Yesu watagiraga uwanena n'uwatora, kuko niyo miterere ye, niyo mpamvu yatumye natwe twisanga muri ubu buntu bwiwe. Yatugiriye neza, turamushimiye. Amen. Uziya yafungura muri Amerika, Bora yamyutinza kubera imvura kiragwa mu Rwanda, tumwara kumwumvikana kuri network. Uziya nafungura kwikiriza. Arakoze cyane. Imvura yaguye koko hano iwacu ni nyinshi, yatangiye kare. Narivuze ngo n'ubundi Imana yatugiriye. Pawulo yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ngo ni ubupfu. Aravuga ngo noneho ikintu gitangaje ngo nimuze muzirikana guhamagarwa kwanyu. Abakomeye bahamagawe ngo si benshi, ariko icyo nkunda Imana ntizihamagara abakomeye, ariko izikomeza we yahamagaye. Imana ishimwe. Izihamagara abakomeye, iyo ije gucunga abakomeye ntituba twaributswe.
ariko ivyo rero ndabishima Imana yatugiriye neza ihabwa icubahiro. Amen. Turacari muri ya Pasaka yacu twakomeje tuvuga ivyo gupfa kwa Yesu. Ariko turabivuga tuti mu buryo bwa liturujia tuba twasomye izo kuzuka kwe, ariko uyu munsi Imana iduhaye umwanya turavuga imirimo ya Yesu, ukuntu Yesu amaze gupfa no kuzuka hari ivyo yakoze. Ejo twavuze kuko atagiye acitse, tiyagiye akanyombo, tiyagiye atorose, yararaza akiri ku isi, aradusengera, avuga aho tugomba kuba, abwira abigishwa ngo amare kuzuka nanone, arongera arabiyereka, arongera arabahugura, ababwira n'ibigenderwaho. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nubwo tugiye kuvuga amagambo y'uyu munsi, ariko reka dusubire mu magambo y'ejo. Abanyarwanda bazavuga ko bazaryoha asubiwemo, ukayasubiramo, kandi ntazashira uburyohe, ntazigera ashira imbaraga. Twaguma tukayasoma, tukaguma tukayavuga, tukaguma tukagubwa neza. Kuba twari kumwe n'abo tutari kumwe ku munsi w'ejo, twavuze imbaraga za Yesu no gucishwa bugufi kwe, tuvuga n'icyamuzanye mu isi. Nta kindi cyamuzanye, yaje kuducungura. Umuririmbyi yaravuze ngo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba ngo bagakira uburibwe bakaba bazima, ngo niko na Yesu yakumanukiye. Umuririmbyi wa 69 ku gitero cya gatatu aravuga ngo se niki ubyibajije, niki cyatumye umwana w'Imana babazwa. Aravuga ngo umva Yesu yatumye abambwa ku giti, ni nk'abari ko baganira ari babiri. Ase niki cyatumye umwana w'Imana babazwa, undi atumvaga icyatumye abambwa ku giti, ngo kandi cyatumye ikamba ry'amahwa, nta kindi ni kubwawe n'ibyaha byanje. Haleluya. Amen. Azavuga uwo muririmbyi azavuga neza cyane. Arongera aravuga ngo naho warira ukicuza ukaza unababara, ngo ibyo ngibyo ntibwari buriho ibicumuro byawe, ngo ariko dore impongano yari ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu yonyine masa. Aravuga ngo yewe mutima utavuye we, reba uwagupfiriye, wigorwa wihangayika wicanganyikirwa, reba uwagupfiriye, reba Yesu wakumanukiye, umunyabyaha umutumbire aragukiza, umurebe urakira rwose. Umuririmbyi yavuze neza, nayiririnze mu gitondo, numva ndayiririnze mu mutima, numva imereye neza. Aravuga ngo yagukirishije ya mibyimba yagize, ngo kandi niwe gukiranuka kwawe, nta kwawe kwari kuriho, ngo kandi si uko konyine. Iyo ndirimbo igenda igira yose igitero cyayo kiza kigira A kikagira na B. We yagukirishije ya mibyimba kandi niwe gukiranuka kwawe, ati si uko gakoze yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, yakubeshejeho wari uwo kurimbuka, wari uwo kurimbuka nabi. Ati nuko rero yewe akira ubwo bugingo aguhaye. Haleluya. Umuririmbyi yavuze, niyo mpamvu twavuze ngo gusubira mu magambo ya Yesu biza bimera neza. Ejo twaravuze ngo umuririmbyi yabwiye iwabo ngo yewe ngo ngaho mbwira amagambo ya Yesu, ngo umbwire n'ivyo yankoze. Ico kiganiro ngo tukizemo, umbwira amagambo ya Yesu. Nta yandi magambo umuririmbyi yarahakanye. Aravuga ngo azanibera cyane, ngo ntabuki bwaryo wankawe. Yego. Kandi buriya ubuki ngo buza buryoha, umwanditsi w'imigani yaravuze ngo buza buryoha mu kanwa, ngo kandi bugakomeza amagufwa, ngo buza buryoha kandi bugakomeza amagufwa. Ariko uwo murinzi aravuga ngo habe n'ubuki buza buryoha kandi bugakomeza amagufwa, ngo nabwo ntibworyoha nkawe. Amen. Haleluya. Twavuze amagambo ya Yesu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, tuvuga gucishwa bugufi kwiwe n'akarengane ke, tuvuga ukuntu yarenganya akivuka, akazavukira mu muvuri. Ariko nanone turavuga ngo buri jambo ryazaga rigira ikinyuranye, yamara kurenganya ingabo zo mu ijuru zikaza zikamuririmbira. Yego. Yamara kurenganya agahinja katubashwe katavutse mu nzu y'ubwami, akana k'akabebe, umugabo sanangwa akarara buze ibitotsi, ngo kari akana kazankubita kudeta. Haleluya. Haleluya. Butangaje. Akana kavutse iryo joro, kavukiye ku kiraro, kavukiye
ahantu Yesu yavukiye aho yabaga ni wawe naho ntiyari heza iri i Galilaya ngo hatore ikintu ciza i Nazareti habe n'umunsi avuka ngo baravuze ngo mara iyo watu wa ngambo ya Yorodani nawe wanaona mwanga ngo noneho nabo babonye ngo hari Galilaya n'abapagani nta kintu cabagayo ibaza ko kana kavukira ku ngombo umwami muri kapitale ngo arara yicaye aravuga ngo noneho uwo mwana azankubita kude mani tuba amen inyenyeri mu kirere ziribwiriza aya magambo ndanyakunda cyane inyenyeri ukundi tuzi inyenyeri uko zaraye zisa twaraye mu mazu ndabuza amakuru y'inyenyeri ariko abanyabwenge nabo baravyuka baje kureba ivy'inyenyeri yego ngo babone inyenyeri tumeona nyota yake inyenyeri kandi bari barayihanuye ngo izaturuka kwa Yuda iyo nyenyeri yahanuye ako kana rero nuko twakavuze ijoro ryatowe abandi bose baryamye akana kabuze umwami bito ngabo zo mu ijuru ziramanuka nta wundi turazumva ziraririmba zirasingiza abantu barabibona baraza ngo babaza abantu baraza bungeri ngo yemwe mwabungeriwe nimutubwire ivyo mwabonye uvuga kuntu Yesu yavutse acishwa bugufi yatubereye nk'uworoheje ariko yari nyirimbaraga avuga ngo ivyamubayeho byose byaramuhanuraga kugira ngo Kayafa avuga ijambo rivuga ngo nimwemere kuko umuntu umwe yapfa mu mategeko niko bivuga ngo agacungura ubwoko Kayafa ntiyarazi ibyo avuze Kayafa yarazi ngo niko bigomba kuba kwatanzwe urugero rw'umushoferi niko bigomba kuba umwe agacungura abandi ariko ntiyamenya ko hano kuko Yesu yaje gucungura ubwoko bwose abari mu isi ndimi n'imiryango n'igihe yamwambitse yamuhagurukiye ku ntebe bitemerwa umubyeyi wacu yarabitubwiye pasiteri wo mu bijoro aratubwira ngo ntibyari byemewe mu mategeko ntibyari byemewe ariko buriya nyine yaramubwiye ati icyicaro cawe niki ngo yambura n'umwenda w'ubutambyi yari yambaye bazaga bambara imyenda myiza bakayibaheza ngo ayimushira nk'umuciye umugani ariko ngo barahanuza Imana ishimwe agasuzuguro ka Yesu bazaga bagira ngo ko baramusuzugura aravuga ati ntibazi ico ntuzi ico ukoze ibi bintu ndumenye ico ukoze umugeza kwa Pilato aya ni amagambo y'ejo sinzi ko namwe bibaryohera cyangwa nimba mwarayahararutse cyangwa nimba agiye gusubirwamo ngo bamugeze kwa Pilato adafite urubanza ikiza kinezeza nuko umusaraba yasohokanye w'ikivume ayawuhetse ugiye kumubamba wari wanditseho ikirangantego ciwe niho yavanye ikirangantego awusohokana awikoreye hari umuririmbyi wo gushimisha wavuze ngo uriya muntu ubabaye ninde uwabo ngo aramusubiza ngo koma kiriya kirego uririrwa umubaza haleluya amen soma ikirego kiravuga ngo uriya ngo ni Yesu w'i Nazareti ni umwami w'abayuda bamwandikaho ko ari umwami ibyo bariko bamusuzugura bariko bazana ikinyuranyo cyazo kibibeshuza kibitesha agaciro ariko bataramenya ico bakoze uko niko twavuze Yesu tuvuga ageze ku musaraba ikintu yatugiriye neza adusabira imbabazi aravuga ngo data ubababarire ngo ntibazi ico bakora ejo twarahavuze turavuga ngo turatere twaraza kwigana Yesu ni ukwitonda ni icyitonderwa ubabarire bariya ngo kuko batazi ico bakora yigeze kubwira abigishwa barababwira ngo nimubona abisi barabanga ngo namwe muzomenye ko naje banyanze ati namwe muyihanganega naje kuko nihanganye muzamenye kuko naje banyanze ubwo yaravuze ngo namwe muze mubababarira niba babeshera ibinyoma namwe muze mubababarira ese nje ko nabababariye yaranavuze ngo mukundane kuko nabakunze buriya yaravuze ati nanje sinabakunze muri shyashya namwe muze mubababarira muze mubababarira yigeze no kubivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'Amatayo abwira abigishwa bamubajije ngo ukuntu uko gukunda n'ukuntu uzogenda
ngo arababwira ngo nje mwumvishe ko mu mategeko bivuga ngo umuntu azakunda mugenzi we ngo kandi yanga umwana ngo ariko nje ndababwiye ngo mukunde abanzi banyu ngo kandi muze musabira n'ababarenganya ngo kuko na data wo aza gusha imvura mu mirima y'abeza n'iy'ababi ubu imvura yarayigwaye mu myaka igwa no mu rumogi kandi urumogi rurabujijwe mu mirima y'abeza no mu mirima y'ababi imvura izigwa namwe muze mukunda bakunda ngo musabire ababarenganya ku musaraba baravuga ngo data ubababarire muri imvera ngo natwe twese ngo aradusabira atyo ngo twebwe abanyabyaha yavuze arangara aravuga ngo mu maboko yawe data hari ikintu kigira kubikwa muri iyi si ntiwabona aho ubika ubugingo ntiwabona aho bushira ariko aravuga ngo nta handi noshira ubugingo bwanje ngo mbushize mu maboko yawe aya ni amagambo y'umunsi w'ejo ku bari bariho ejo nuko twabivuze twari tugiye kuvuga amagambo yo kuducungura arongera aravuga ngo birarangiye ya ntambara yose rwa rubanza rwose naraye mburana muri Getsemane nerera ngorwa nsiga bigishwa mbiri ibyuya nsenga n'agahinda ngo kenda kunyica kiasi cha kufa ako gahinda ngo yari afite nza numva gateye ubwoba umuntu yogira agahinda ngo kazayumva kagiye kumwica agahinda yari afite kenda mwari mwumva kugeza ubwo umutima ubabara umuririmbyi yaravuze ngo mbonye inkona kubiswe mbona n'amahwa yambaye ngo mbona na zabe ngo ni umutima ucumiswe umutima ubabaye umutima wa Yesu n'umurinzi yaravuze ngo nimuze tuje kureba igorigota uko ashinyagurirwa ngo nimurebe Yesu ukundwa na se ngo doramenese umutima yana amagambo twavuze ariko ibyo byose byaterwaga n'urukundo baravuze ngo ayandi masezerano yose tugira tuba tuyasinya ikashigatezwa n'ubwino ariko twebwe amasezerano yacu yalitiwa muhuri kwa damu yakomejwe n'amaraso yakojejwe mu maraso ayo ni amasezerano amaraso ya Yesu turavuga ngo umusaraba wa Yesu ngo wabaye ubutabera umuririmbyi yaravuze ngo wabaye ihuriro bazana imanza zose barabizana ihuriro barazana barasuka ku musaraba ariko ngo umusaraba wabaye ihuriro ngo ry'ukuri ubutabera nta muntu warenganiye ku musaraba habe n'igisambo none nshimwe hariya ni mu butabera bwuzuye hariya ni mu butabera bw'Imana ku musaraba ni mu butabera abantu baravuze ngo buriya Yesu yarabambwa ntiyitse ibirenge ngo nukugira ngo ntariya munsi y'ibirenge byiwe ngo tuze tubona uko tuhugama niko umuririmbyi yavuze wo gushimisha aravuga ngo munsi y'umusaraba bari baririmbyi nkunda kubavuga bari buzuye umwuka aravuga ngo munsi y'umusaraba ngo aho hantu nzahabona iteka haleluya aho hantu ngo nzohicara munsi y'umusaraba ngo aho nzohicara nzogumaho iteka naho nobura ibyanje muri uriya musaraba nzahabona inyungu nzahabona ubuturo umusaraba wa Yesu apana n'indi misaraba umusaraba wa Yesu uwo muririmbyi yavuze ngo nibendera ni idarapo yacu nibendera tuzengurutse igihugu cyafashwe tukamanika idarapo ubu muri iyi minsi dufite intego tugiye kwinjira mu cunamo idarapo ntizamuka muri iyi minsi ntitwazamura ibendera kuko turi mu minsi yo kwiraburira bene wacu ariko umusaraba wa Yesu nibendera izamuka munsi yawo nzaguma witeka naho nobura ibyanze nzahabona inyungu kuko twavuze ko umusaraba ni ubutabera bwuzuye ni ubutabera bwuzuye hari ibintu abana bagenda bavuga kera tukiri abana sinzi amenye ukuntu twazaga dukora utuntu bakavuga ngo bagiye kubaza cura nimba cura yazaga imera gute ragira ngo natwe ku musaraba niko kubaza cura ushaka wese kurenganuka uwo ari we wese munsi y'umusaraba aho ngaho niho kuri kose ni kuri justice ni mu butabera mwashimwe ko mubwumvise amen nani baho mu bwoko bwako kubyumva yego tuvuga ko Yesu yasohokanye ikirangantego cyanditse ku musaraba aravuga ngo birarangiye aravuga ngo izo gucungura umwana w'umuntu abaririmbyi wo gushimisha
amubaza tubiyoberwa nyine bakavuga ngo yabambwe yabirangije hoya siko uririmbye neza usoma ku gitabo abambwe yarabidekaraye abambwe yarabirangije abambwe yaravuze ngo birarangiye arangiza biriya byo gutirwaho iteka navuze ejo ko abanyamahanga twebweho iryacu ryari ryararangiye twebwe nta na bindi nta bindi byacu byariho ab'ibitambo ntitwarimo ariko rero bari bitwa ngo bagiriwe imbabazi nabo bari barushye ariko Yesu waje kumenyekanisha Imana nyamana bagiraga ibibazo wakora icyaha ngo ugwaye ibibembe ugatanga igitambo cyo kumanurwa bagiraga ibibazo wakora icyaha bakakwicana n'abana n'amatungo mbega akarengane we Yesu ngo abyitegereza mu ijuru arabireba asanga nta kigenda asanga ntacyo bitumariye uza wiyakira wiyumve uvuge ngo narababariwe urwandiko rwategaga abana baraturirimbiye ku cyumweru baravuga ngo inzandiko zandegaga zari nyinshi ngo ariko nyuma yo gupfa kwa Yesu ngo akuraho urubanza arabishanyagura abitesha agaciro ubwami bwari bubonetse ayandi mategeko mashasha yarazi haleluya Imana itubazire umwami nyamwami yarabonetse umwami w'amahoro yari atesha biriya byose agaciro urwandiko rwaturegaga indirimbo za Covid zaje nyuma zirimo kongerwamo indirimbo narayiririmbye ndirimba ahantu bavuga narinzi ngo nikiyo kwikaratasi hazaga baririmba bakavuga ngo pasha habari ya ile hati abantu benshi bavuga ngo ni hati ya mashitaki rwandiko rwari rwanditse rusinye pasha habari ile hati ya mashitaki umuririmbyi aravuga ngo imekazwa kwa nguvu yarazamuwe kwa nguvu msalabani iragenda irangirirayo Yesu yaje kumukuraho urubanza rw'iteka twebweho yaje kuturema bushasha abatari bafite amasezerano abari abakutsi abari kure aya magambo niko twayavuze ejo n'ubu ndacayumva mu mutima ukuntu twari duhangayitse aravuga ngo noneho birarangiye mu gitondo bazaga bavyuka bagafata inka ngo wakoze icyaha inka y'abandi nta makuru ikabira bazwi ikabirakuye ariko umva kandi ikindi iyo nka yazaga ikora ngo ikagenda igatwikira ubu ngubu baravuze ngo hari indwara umuntu azarwara yaba ari umukire ngo yamara akagenda agatanga amafaranga ngo bakamukuramo amaraso ngo bakamushiramo ayandi ariko ngo yaje kumara amezi make ngo na yandi nayo akabaranduye uko niko ico gitambo cari kimeze ngo cazaga kigenda kira ibyaha kigatwikira ilisitiri zambi igatwikira ikindi gitwikiriye nyine mu mwanya cyo twikururwa ariko amaraso ya Yesu ngo aze ngo amaze kwinjira hera ahinjiranye amaraso ngo rimwe gusa wana sifiwe arahinjira amaraso yiwe ataraye ibitabo ataraye intama amaraso yiwubwe ngo amaze kutubonera gucungurwa kwiteka aravuga ngo birarangiye mbaye umutambyi nta wundi ngo wigeze kuvuga ko ari umutambyi utari Melikisedeki usa na Melikisedeki mu bwoko ariko kandi utari Melikisedeki abo umutambyi utaravutse mu nzu y'abatambyi Yesu ndi yavutse mwarebi ayo mateka siyo tugiyeho ariko umutambyi wacu w'umwimerere wabayeho mbere na mbere wabambwe isi itararemwa kuko twavuze ko aya magambo ni meza tuvuga ko yavuze ngo we ngo ni umwungeri mwiza ngo azatanga ubugingo ngo kandi agapfira intama ngo kandi naraje mu isi ngo mubone ubugingo ngo kandi mubone bwinshi ubugingo bwinshi yaraje abuza n'abantu ubugingo bwinshi yaraje arenganura bagiye guterwa amabuye ubugingo bwinshi yaraje asanga abagize imyaka barwaye atarabaho bari ku kidendezi aravuga ngo ni mubeho ntiyacunguye imitima gusa yacunguye n'imibiri Imana ihabwa icubahiro amagambo Yesu nuko yarasa ariko kundi twavuze ngo amaze gupfa ariko Yesu hari umuririmbyi wavuze ngo habaye umunsi aruhukira mu mva ngo arindwa n'abamarayika nimwumva abasekirite abasekirite arindwa n'abamarayika umuntu wapfuye yamara tuzadupfusha abantu
kandi tukaja kubashingura aho dutuye twese hirya no hino ntawe udashingura. Iyo tumaze gufungura harya twashinguye tuba tugenda turira tugashiraho n'indabo, twarangiza tukanywa fanta duhagaze, ukaza wiruka ngo batagusiga, ukaza ushaka ngo ese imodoka najemwo niyihe, zimwe ziza zidusigaye, yewe sizo zonyine ziza zidusiga, niyo ajanye umurambi ziga tutarashingura. Ariko Yesu we wapfuye mu buryo bagasuzuguro, wapfuye ubwo baseka, wakuweho na Yosefu wamugiriye imbabazi. Imana ishimwe. Umva ya Yesu yarinzwe n'abamarayika. Irindwa n'abamarayika, yemwe irindwa n'abamarayika. Nuvuga uwo muntu wari utuzuguritse nk'uwo nguwo, utarugira aho aba, umukene nyako. Hari isomo twazaga twiga ngo Yesu masikini. Yesu yari umukene, yageraga ikanzu imwe. Iyo mureze kuri filime mubona n'urukweto yambaye ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa. Ubundi ntiyari afite itandukaniro n'abigishwa biwe, habe no mu kugenda iyo yagendaga barasaga, habe n'umunsi baza kumufata baramuyobewe, kuko nta terabwoba yari afite, nta karusho yari afite. Ariko umunsi umwe umusore umwe aramubwiye ngo arashaka kuba umwigishwa, ngo reka mukurikire. Ngo Yesu aramubwira ati nkurikira se ngira iyo njya disi, ati izi nyoni zose wabibona zigira ibyari, ingunzu nazo ku butaka zigira imyobo, ariko njyewe tuziraho ndambika umusaya. Yesu yari umukene, ariko ijambo ryiwe ryari ubutunzi. Yazaga ahindura ibintu bigahinduka. Uwo Yesu wari umukene gutyo, uwo Yesu wari wabayucyahambwa ku mvura y'abakire, ariko ngo abasekirite barinze imva yiwe ngo bari abamarayika. Erega si abamarayika bonyine, ngo bashiraho n'abasirikare, ngo baravuga ngo mwabasirikare mwe mube maso. Ndagira ngo ninkabaje pe bari abasirikare bakomeye, kuko yari hari yaje ku rwego rwa leta yo hejuru. Abasirikare ngo mumurinde, ngo kugira ngo ikinyoma yabeshwe noneho, ngo ikicyanyuma ngo coba noneho ngo yarabeshewe n'umwana w'Imana. Yazuye abantu turamubona, noneho yozuka byoba bicitse. Abasirikare ngo nimwicara. Haleluya, haleluya. Bati noneho yozuka, noneho kurya yabeshe byoba bikomeye. Yaje mube ntibamwemera, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Amen. Ngo bamara gushira abasirikare ngo barabarinda, ngo habe mu ijoro, ibituro biratigita, isi irabyibwiriza, ikirere kiraka, ngo hazakubita inkuba n'imiravyo, ngo yazukanye ngo marayika araza asa nk'umuravyo kama nuru ya umeme, ngo aragira ngo ibituro birakinguka, imbaza bera zirakinguka. Yesu aravuga ngo babaza babasirikare amakuru, uko gatwagezega noneho mu kuzuka. Abasirikare bakavuga bati yazutse, inama ngo irongera iraterana, ariko Yesu Imana yaje. Uriya mugabo ntiyari yarakomeye, ngo baraterana baravuga ati mwabasirikare mwe ibyo byo muvuze nibyo yazutse, ariko noneho nimwakira amafaranga. Ariko ngo bakira amafaranga barayarya, ariko ngo nanone bakavuga bati nubwo turi aya mafaranga umwami Yesu yazutse, ibyo twabibonye yazutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yazutse. Barabihamya, hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu ngo nibo barungurutse bumva. Yesu arazuka, bose baramubona, ngo muri Yerusalemu habashitsi. Ariko igiswahili kivuga ngo akainuka, arazuka. Nyine ntibazamutse baja mu ijuru, kuko niwe muganura, nilimbuko waliolala, niwe wazamutse mbere, niwe muntu wazutse mbere. Ariko ngo mu kuzamuka kwiwe nanone yatugiriye neza, ngo yazamuye paradizo, ayizamurana n'abera ngo bapfanye ibyiringiro. Imana ihabwa icubahiro. Zamura paradizo, abera barazamuka, bafite aho babikiwe, bafite aho badutegerereje. Ariko sisi tugiye kuvamo amagambo yo kuzuka kwa Yesu. Yesu ngo amare kuzuka, ariko bari bafite ubwoba. Amagambo twasomye mu bice bya nyuma uyu munsi, ibice byombi bivuga amagambo yo kuzuka. Iki gitabo tukirimo ni icya Yohana,
ejo twagihereye mu gice cya mbere twagejeje mu gice cya nyuma kandi ayo magambo yose avuga Yesu. Yesu amaze kuzuka arabiyereka, arongera arabiyereka ngo bushe Petero yari umuntu w'umugabo cyane, nubwo twavuze n'impamvu zatumye yihakana Yesu, erega harimo n'ikibazo cy'uko yari ataruzura n'umwuka wera, kandi hagira ngo hasohore n'ibyahanuwe. Aricara abanyarwanda baza bavuga ngo intore ntiziganya, ngo iza yishakamo ibisubizo. Yari yayizeye Yesu. Muribuka ku manyamariro ku munsi umwe ngo yabajije ati ese Yesu, twebwe ko twagukurikiye ko waje tugahinda, twebwe si cyo tuzaba umwami, bizaba bimeze biti? Kuko Petero yaza gukunda kurangiza ibiri imbere, umuntu w'umugabo niko agomba kurangiza n'ubundi. Se twapfuye kwarara, mugani wa Pawulo ubona wavuze ati twandebe niba ntarapfuye kwiruka gusa. Baramubaza ati ese bizagenda biti? Yesu aramubwira ati inshuro 100, ati kandi mwagera mu ijuru ngo mukababajije, ubwese ubwami bw'Imana mukababajije. Petero nyine yumva ko ariko bizoba bimeze, yewe habe na Yuda burya kugira ngo amugambanire, yarazi ko azoba tezoriye. Yaravyihutishaga akavuga ati je mubisi uruhago n'ubundi n'inzu zarubika. Petero ashobora Mutabazi yaratubwiye ati iwe yari afite n'ibindi yibitseho bivuga ngo je n'ubundi munsi naramumenye muri Kaperinaumu, n'ubundi munsi Kaisari mu bwa Filipo nije wamumenye. Yumvaga yibitse ati ndetse yamvuzeho n'ijambo. Yego, yamvuzeho n'ijambo, yaramwizeye pe. Ati yamvuzeho n'ijambo, yaravuze ngo azonyubaka hitorero. Ubu ndi umuntu ukomeye, ngo amare kubona ko biragukize, ngo abone byose birapfuye. Umuntu w'umugabo aravuga ngo ngaho rero jewe ndasibutse dukuye ikiriyo, murumvaga nyine ko nyuma yo gupfa birarangiye, yarapfuye. Subiye ku bwato, subiye ku mwuga, sinoheranywa n'abahinda. N'ubundi umuntu nyine adacuruza, umucuruzi uri gucuruza agahomba kongera agacuruza. Umukire umugabo yanyagwa afite ukundi yongera gutunga agashaka igihamba akongera akiyubaka. Petero aravuga ngo reka nongere niyubake, aravuga ngo ngiye ku nyanja, ngiye ku nyanja, ibya Yesu birarangiye. Yibagirwa ko bazazuka kandi ngo bazohura, yari ko yibukayo. Abigishwa ngo baravuga ngo batamenya impamvu ngiye kuvuga kuri iri jambo. Tinditinda aho twasomye umurongo umwe ngo baragenda abigishwa bajana nawe, barara barara mu mazi. Kandi Petero yari umurobyi, yari azi uburyo bwo kuroba, n'inyanja yabo ya Tiberiya yari ayizi. Ariko ngo bakeshe, ngo bamare gukesha ijoro, ngo ntibagira ico bafata, Yesu ngo arababonekera. Datagira neza ngo babonekere. Aha twasomye ngo arabaza ngo site yemwe bana banje we, ngo se mufite ico murya? Yararinze ngo ntiyigaza azukana inzigo, ngo yazukana imbabazi, umutima yazukanye. Ayi ngo azukana za mbabazi, ngo aravuga ngo se bana banje mwe, ngo se mufite ico murya? Ngo ntibari bamumenye kuko ntibabitekerezaga. Ngo aramubwira ngo ntacyo dufite. Uzobwira Imana Yesu akakubaza, uzureka kwirarira, uzumubwira ko ntacyo ukazimuhisha. Ngo bamare kumubwira ngo ntacyo dufite, ngo arababwira ngo nimuhindukize, nimujugunye urushundura iburyo. Iri jambo nashatse kurivugamo uburyo Yesu yazutse, ayatubwiye guhindura icyerekezo. Tugize iminsi dukesha amajoro, tugize iminsi dutarama, tugize iminsi dusenga. Uzi igihe watangiye gusenga? Jewe nzi igihe natangiye gusenga, natangiye nkiri umwana. Urumva nta bindi twakuriyemo kugeza iki gihe. Ariko birashoboka ko uzi ukesha ijoro ari ntacu ufashe, ugakesha ijoro ariko hindura icyerekezo, uhindura icyerekezo. Haleluya, amen. Yesu yabwiye abigishwa ngo nimuhindure mugugunya. Hari umuririmbyi wavuze ngo kera njyewe nariho ndi mu itsayo y'ibyaha, ngo ariko ukazangira ngo ndi uw'Imana, ngo ukagira ngo ndi mwiza, ngo ariko nkoje kubireba nyuma haza umwuka ngo nsanga nibera. Ese mwene data, iki gihe tumaze
iyi myaka tumaze turi mu buryo abisirayeli bigeze kuturuka bamara imyaka 40 bakazenguruka bagataha aho baguye bakazenguruka bakazenguruka bakagaruka birashoboka nabyo birashoboka kandi iyo uzenguruka utarahindukira ntaco wageraho iniki iyo wafunze umwenda wawe ugafunga ibipesu iyo utangiriye gucambira amafuti birinda byikara amafuti iyo uteye intambwe ya mbere urinda ugera iyo wagengere tukagaruka hindura ice no guhindura icyerekezo yego barazenguruka ngo butufashe Imana birababwira ngo iminsi mwazengurutse irahagije murazengurutse yemwe iminsi mwazengurutse irahagije iminsi mwazengurutse n'amajoro twataramye birashoboka ko twataramye tutari mu cyerekezo amafaranga dutanga birashoboka ko twayatanga tutari mu cyerekezo amajoro birashoboka ko twayara tutari mu cyerekezo kuko n'ubundi barayebaga ubwato bwari ubwato urushundura rwari urushundura abarobyi bari abarobyi ariko ngo bakesha ijoro ariko Yesu arababwira ngo nimuhindure icyerekezo hari umuririmbyi wavuze ngo ako karaswaza kwari kera gatukira abakora natwe tukiri bato tukaririmba ngo wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wako haukamiliki. Wakristo wanahesabu miaka bali mwenendo wako haukamiliki. Haleluya. Yewe twarase naratangaye muri corona barakubwira ko dusenge ngo bapfa kutubwira ko twaba dusengera no mu mazu abantu begera abana gusenga turasenga iyi niba tuyigize mu myaka 4 ariko iri jambo ry'uyu munsi y'Ipasaka ya none biragusaba ngo urucerekezo hindura urukundura wowe warayo wowe ugize iminsi uzwo tukamara amamego tukarara twishana reka mbabwire iki gitaramo caje mu muti saa 9 nari narazifuje Imana ishimwe nahoraga numva nkunda ngo nsenga saa 9 nkabikunda ariko birananira pe karunda bakubwira ngo ngo nsenga saa 9 ngo nikiwataje watakatifu kwa majina ngo akanezero yambwira guko ukumva zavuga neza ariko nagerageza saa 9 amasa karemera ariko kuva iki gitara kibaye saa 9 zariyanditse mu mitwe niko zigeze ndawuzo mvuka singiramo reveil ariko ikigenderewe sico ese ndi mu cerekezo nzoba ari saa 9 z'akamenyero yego ese aravuga ngo nimuhindure yewe ngo nimuhindure urushundura ngo mu rukundo buryo nimureke dusubize ibyo uyu munsi wireba ko uhagaze uhindukire wowe uhagaze urebe ngo se ubunza nsenga ntereye hano ese ndi mu cerekezo ese kuzangira icyo ngeraho ese nzangira icyo mfata iri jambo muri ubu bwa Yohana ijambo rya nyuma Yesu yababwiye yarabwiye ngo nimuhindukire amiyeretse yakoranye ikiganiro na Petero yongera kumubaza baraganira ko navuze nibwo yakoza Petero atese Petero urankunda Petero ati niwe ubizi akongera turankunda akongera ati niwe ubizi ngo ujya gatatu riramurakaza aho siho nagiye amubaza ngo ni bya Yohana aho siho nagiye ariko inyuguti natoyemo akarongo natekereje ku cyerekezo turara ijoro tukarara turoba arara tugenda ariko tukabura ico dufata ngo twaraye ijoro twakesheje barabatangira ngo tanyina baravyihorera barababwira ngo yemwe bana baraje bagarutse nongeye kubabonekera niko Pasteur Mutabazi yatubwiye ejo bundi nongeye kubibereka yewe sinobareka sinza mbarebera kure nabimenye ko ntaco mwatoye nongeye kubiyereka nimuhindukiza urushundura Yesu yakoze imirimo akiriho Yesu yakoze imirimo yapfuye Yesu ngo azuke nanone arongera dukorera imirimo arababwira ngo nimuhindure icyerekezo iyi Pasaka ya none nshuti ya ikwigishe guhindura icyerekezo
urebe iyo wabikoresheje nimba ari sawa ukomeze gutyo ariko nimba uzuro bugakesha ijoro ndatufashe tuma dukesha ijoro ndatudufashe twagira ngo turasibuka bakugiriye nabi amasengesho agafata ubusa ukibuka bakubeshye kandi niko bimeze ni muri iyi minsi turimo ugize ngo urebye ibihe ntiwabiba ugize ngo urebe uko bimeze ntaco wageraho ariko hindura icyerekezo kuko ariko Yesu avuze si ugupfa kugihindura gusa ugihindura kuko ariko Yesu avuze Yesu aravuze ngo uhindure icyerekezo ugize ngo urebe ibihe mu maso nukuri sinzi ibyo wageraho twahagera mu ndirimbo n'ukunga arababwira ngo iyi Pasaka iduhe guhindura icyerekezo Yesu yazuze akabutubwira ngo ntaco murya murashonje bakibana yazaga bahaza imigati ariko se yemwe bana ba mwariye iki ntaco mufite ariko ndacyafite ico mbagaburira yemwe bana iyi ni muhindura icyerekezo tureke kuhesaba mu myaka ngo tubarana kera njyewe nkiri muto kandi njyewe uvuga nabatijwe kera ariko cyo kigenderewe ikigenderewe ni uguhindura icyerekezo si kuhesaba mu myaka banza urebe twakoze imirimo myinshi itari mike ariko se twahise dukiranuka se twayikoze mu buhe twayikoreye mu cyerekezo twayikoreye mu buryo inzira yarabonetse ni ku musaraba sha ku musaraba nyura hariya hindura icyerekezo nimba ufite uwo mutavugaga rumwe mugani w'abana baturirimbiye bakaririmba ngo abo mwakundanaga ngo ntimukivugana ngo ntimukigenderera ibyaha bagukoreye ngo wabyanditse muri karine ngo kugira ngo utazabyibagirwa hindura icyerekezo Yesu yaravuze ngo niyumvisemo ngo kugomba guca i Samariya ko ngomba guca Samariya hariya hatazahacibwa hindura icyerekezo uca hindura icyerekezo hari umuntu wakuye muri telefone abantu ugiye nko gupfa usubiza abantu muri telefone Yesu yaravuze ngo bababarire ngo ntibari ico bakora hindura icyerekezo hari ibyakubabaza biremerera umutima bikubuza icyerekezo ariko duhindura icyerekezo tuba twarakesheje tutagira ico dufata twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayi igitabo cyaho ndagikunda sindabasha kukivamo kibamo amagambo y'igitangaza amagambo Yesu amaze kuzuka yiyereka abigishwa kujya twabivuze ntiyari ko agenda bihishe bari abana biwe Yesu arabiyereka aja kuba itegeko Yesu akiri mu isi atarapfa yaduhaye itegeko rikuru itegeko rikuru aravuga ngo ni ugukundana akaza akaryita ngo ni itegeko rishya ariko ngo amare kuzuka aduha inshingano nkuru kuko yari yaravuze ngo muzakora ibiruta n'ibyo nanjye nakoze inshingano nkuru ngo abwira abigishwa arababwira ngo nimugende abaha rekomandasiyo arabatuma ngo nimugende muje mu isi yose mugende mu mahanga Imana ishimwe ko twagiye mu mahanga Imana ishimwe ko twagiye mu isi ariko si ukugenda ni ukugendera mu cyerekezo ukagenda ufite rekomandasiyo aravuga ngo nimugende ngo muje mu mahanga yose haleluya amen muhindure amahanga mubahindure mubabatize ngo nimurangiza ngo mubigishe kandi ntimukabigisha ibindi mubigisha ibyo nababwiye kandi ngo babyitondere abo ntagezeho abo Yesu atagezeho yaraje arazamuka aravuga ngo abo ntagezeho mugende mugenda ngo mubigishe ngo kwitondera ibyo nababwiye ngo dore kandi ngo simbatumye mwenyine si ukubavunisha Yesu ntiyari nk'abafarisayo ngo bagiraga ikibazo ngo bagabwira umuntu ngo niyikorere umuzigo ngo ariko batobasha gukozaho n'intoki bakakorera hariya ngo ikorere umuzigo ngo uterure ngo ariko Yesu we ntiyigeze avuga ngo nibagende bonyine yaravuze ngo nimugende kandi ubwo mugenda ngo ndi kumwe namwe amen
yemwe twageze kugera Yesu yajanye natwe nimugende muhindura abantu ariko se ko tugize ico gihe turi mu nzu y'Imana tukaba turatuye kandi twarakijijwe ubu twarakijijwe turi mu cyerekezo cyawe ariko bo tubana badakijijwe umuririmbyi yaravuze ngo bene wacu bo mu ngo ntabwo bazikiri ngo bazabibaza uko ameze ngo ndetse bakibazwa no gutuzwa icarico tuza tubacaho je wabacaho ugasanga umusinzi ugasanga indaya yarambutse mu muhanda ese ari amahanga twarahinduye ese bari yatwarabigishije wa munsi baratubwirije magambo y'Imana azamera neza ndashimira Imana ko agira hazabika mu mutima tawuza ko kandi Imana yakuzemo baravuga ngo Yesu yitegereje abantu ngo yajanye n'abigishwa bamubwira amakuru bamubwira ibitangaza bakoze bamubwira ko bariko basengera abadayimoni barabwira ngo ariko nje hari nabonye hari ikintu nitegereje ngo nabonye ibisarurwa ngo bigihari ariko ngo basarutse ngo ntabahari ubu nubwo twe twahagurutse ariko ibisarurwa hanze biranyanyagiye imbuto ko ziraborera mu murima ibintu birahari twaragiye nimugende duhindura abantu se tuzabahindura twitwaje iki Yesu yaravuze ngo nibabona ingeso zanyu nziza ngo bazaza bahera ko ngo bahimbaze so mu ijuru umuririmbyi aravuga mu ndirimbo za wokovu aravuga ngo neno na wimbo hazitatosha kuwa amusha wafanya dhambi bali mwenendo ulio safi utawavuta si uguhindura batuvukana gusa si uguhindura imirongo gusa ni bariya bose tuzagitaho bariya bose badakijijwe nimugende mubaza nimugende tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu amaze ngo nabo bakizwe ngo bazareke kuja mu muriro Yesu yasize duhaye inshingano ngo aravuga ngo nimugende ubutumwa bwiza nibuhetura iyi si yacu umwami azoshokaze atujaniwe nimugende duhindura abantu tubahinduza ingeso zacu nziza tubigishe kwitondera ibyo data yatubwiye nitumara tumenye ko tuzanye na Yesu umuririmbyi yaravuze ngo uzurwanana na Yesu ngo uzukweta bihebuje taco twongeraho turi twenyine kuko intego yacu icyifuzo cyacu twari tuvuze ngo duhinduye icyerekezo indirimbo mu yaririmba akavuga ngo ndugu yangu ngo uzuvuga ngo nimeokoka ngo lakini ngo mbere kumenya kuko wakotse mbere yuko wakijijwe ngo tazama matendo wewe wenyine witaza niba warakijijwe si ukuririmba gusa niba warakijijwe ni ugusoma niba warakijijwe ni ukubwiriza tazama matendo uri mu cyerekezo niba warakijijwe tazama matendo hari ubundi muririmbyi ariko Mana yaje abaririmbyi bazaga babikura muri Bibiliya koko yararirimbye aravuga ndugu yangu umeokoka na umejazwa na roho lakini unasegenya ariko ugenda useta abandi uri mu cyerekezo uzabahindura wabahindura gute umejazwa na roho wuzuye umwuka ariko ukagenda usebya ugasebya abandi ukababeshera abazababesha ngo bazababesha ngo bakunda gukora ibyaha ngo bakunda kubesha bakanabikora umugabane wabo ni muri ya nyanja ariko twebwe si wacu twebwe icyo dushinzwe ni ukugabana abantu twebwe abacunguwe twebwe ababungishijwe tubana ku musozo Pawulo abwira abakorosayi arababwira ngo niba bacunguwe barasoye ngo kandi niba shusho y'Imana ngo itaziboneka uwo ni Yesu ngo yavugaga uwo Yesu kandi muri kiriya gitabo Pawulo yavuze ariko yavuze Yesu yaravuze ngo niwe mutwe niwe waducunguye niwe shusho y'Imana ngo kandi niwe wabiremye ngo kandi muri we nimwe zaremewe aravuga ngo uwo niwe shusho y'Imana ngo itazibasha kuboneka yavuze ngo ni ishusho y'Imana itaboneka biba bivuze ngo ni ikirore cya Mungu ni ikirori cy'Imana twaje kubimenya n'uteye igikumwe habe n'imvanga ntizihujije igikumwe keretse Yesu na data Yesu niwe gusa baza batera igikumwe kikaba kimwe Yesu niwe Mana ishimwe Yesu ngo yaratubungishije aha niho ashaka yaratwimuye mwibuke kuko yadusengeye aje kuja mu ijuru muri iki gice aje kuja mu gashamba
ngo yaragiye arapfukama aravuga ngo data ngo jewe mvuye mu isi ngo kandi bo baracana imiti nibo ngo baracana imiti njyewe nibo baracana imiti uyibarindire mu yandi magambo adushira nko mu nyandakuru atwimurira mu bundi bwami adushira aho ngaho naratangaye hari umunsi umwe nagiye dutura mu gihugu abakecuru nyine n'injiji ntitumenye ibikorwa turuko nyine murabizi noneho zimenye nkava mu Rwanda nyine noneho ngo buce haza umwana uje kubyarira iwacu kwa data ngo amare kubyara aratinda ngo amare gutinda akakanta umukumva baravuga ngo yatinze kandi yarabyaye ngo barantuma ngo ngende muri ambasade banyere kuko ngenda ngo nishika mpinduze ibipapuro ibyo murabyumva noneho icyaje ngitahanaho inyigisho ikomeye ngo ninjire muri ambasade y'abakongomani bene da uko muzamubona ntiturabo mu isi uko dutuye mu isi ariko dutuye mu ijuru yaratwimuye naratangaye mu Rwanda hagati hariya i Kigali mu mujyi ngo ninjiremo hari ibintu bantangaje icyambere gusa bambwira igiswahili kandi mu Rwanda ntikihaba ngo ndebe ifoto imanitse mbonamo Kabila mbonamo idarapo ya Kongo mbona umugore wambaye ibitenge nta munyarwandakazi wasanga muri serivisi muri biro yambaye ibitenge baba bambaye ukuntu nyine usanga yambaye ibitenge by'iwabo ikintu cyantangaje cyane umurezi amafaranga y'Abanyarwanda arayanga aransobanurira arambwira ngo mama ngo sindi mu Rwanda jewe nubwo ndahangaha ngo uko sindi mu Rwanda sinkorana n'amafaranga nubwo ntuye ahangaha ngo sindi mu Rwanda uko dutuye mu isi ariko ntiturabo haleluya yarangiza barancanze yari umugore asa n'unyishimiye arambwira ngo uku ni mugoroba ukiwajiwe ngo duhamagara gutya ngo ejo mu gitondo usanga ndatangara nkorera ngo tahe ndavuga ngo ndatangaye ereka ko natwe dutuye mu isi turi muri ambasade tuzaja mu ijuru erega umunsi boduhamagara ereka twotura mwe tugakorana n'ibyo mu isi abacunguye ni muze tubashake dushake tubatarure twarabumvishijwe turi mu bwami bw'Imana bayikunda umuririmbo baririmbye aravuga ngo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru igitero ca nyuma yaravuze ngo yaravuze ngo hazaba umunsi tuzumva impanda mu by'ukuri Yesu azagaruka titugitegereje gupfa ko babyizihiza n'ibyabaye ariko ico dutegereje kimwe kandi kitazosubirwaho ni ukugaruka kwa Yesu azagaruka Pasaka yo tuzatugomba yizihiza ariko kugaruka ko ntazadusiga mu isi nimugire duhindura icyerekezo kandi dukore ingano yadutumye yaratubwiye ngo tugende mu mahanga duhindura abantu ubundi turi mu isi yaradusengeye ngo basize mu isi ariko sabisi ni ijambo ry'Imana ribivuga si amagambo akomeye y'iki gihe ijambo ry'Imana raba ngo basize mu isi ngo ariko sabisi irya none ryatubwiye ngo duhindure icyerekezo kandi tugende tubashake tubazane nitumara kubashitsa tubakoze niturangiza nabo tubatume kugira ngo impanda nivuga uriya munsi dutegereje twese tuzaje mu ijuru ndarangije nshoje mbashimira kuko twabaye Imana ibaha umugisha ndashimira Imana yabanye naje ndashimira Imana yampaye komite y'uyu munsi ndashimira Imana kuko iki kiraka yantijije yabicubahiro Imana ibaha umugisha mwakira ijambo ry'Imana amen.